Iteka bigishoboka ko abonwa mwambaze akiri bugufi. Amahoro abe muri mwe. Amahoro abe muri mwe. Amahoro abe muri mwe. Data mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, turakunezerewe. Data wa twese wera, uri Imana ikomeye, umwami w'amahoro kandi ibyiringiro byacu. Turagushimiye uyu munsi ko wabanye natwe ukatwemerera kubaho. Turagushimiye uyu mwanya ko watwemereye kuba kuri uyu musozi muri urusengero. Turagushimiye ko wemeye kubana natwe. Reka tugutumire uvugane natwe n'imitima n'ubwenge n'ubugingo kugira ngo ibyo ushaka nibyo bibaho kandi ubwiza bwawe bwuzure. Vuga tuguteze amatwi abaje n'abagaragu bawe kuva Yesu umwami wacu. Mwicare. Turashima Imana twese kuko uyu munsi turashima Imana kubwa buri wese yemereye kuba hano. Ni umunsi udasanzwe mu bijyanye n'amateraniro, ariko ni umunsi usanzwe ku bantu b'Imana. Iminsi yose Imana yararemye, iminsi yose yiremera kuyikoramo ibihesha icyubahiro. N'uyu munsi yawuduhaye. Bajya baririmba mu Cyongereza, this is the day that the Lord has made. Uyu ni umunsi Uwiteka yaremeye nawe. Uyu ni umunsi Imana yaremeye ibiriho byose ibihumeka. Ni umunsi yaremeye kugira ngo tuyinezere. Turanezerwa rero Imana muri uyu mwanya, kandi turasaba ngo Imana ibane natwe. Dufite intego tugenderaho muri diyoseze. Ukwezi kwashize habaye inama isanzwe ndetse inama nkuru z'itorero. Nk'uko bijya bigenda yemeza ko tugira intego y'umwaka, kandi iyo ntego iri mu gice badusomeye. Yesaya 56:6 kwa umushaki w'Iteka bishoboka ko no mwambaza akiri bugufi. Amagambo Yesaya yahanuye, ayahanura mu gihe ubwoko bwa Isirayeli bwari burangaye, ayahanura mu gihe abantu bari barangariye mu bintu bitandukanye, ayahanura mu gihe abantu bari bihebye. Kwiheba ko abantu kwabateraga kujya kwishakira ibisubizo, kandi ibyo bisubizo ntibibahe amahoro kuko babyifuzaga. Bajyaga kuraguza no guterekera bishakira ibigirwamana. Bibiliya yatubwiye ngo kuki mutanga ifeza mugura ibidafite akamaro. Mu gihe cya none dufite ibibazo byugarije umuntu, ariko inkomoko yabyo ni ukutamenya Imana. Inkomoko yabyo ni umwenda abantu bafitiye Imana, kuko abantu bagezeho bava mu mwanya wabo. Igitabo cy'amasengesho cyajyaga kivuga ngo twari ibyo dukwiriye gukora, ubwo ibidakwiriye gukorwa kuri twe nta buzima bwose. Imana irema umuntu yamuremeye ifite umugambi wo kugira ngo umuntu abeho neza, umuntu abeho afite ibyangombwa byose bimuhesha amahoro no gutuza no gutekana. Gusa mu gihe cya none usanga nta muntu n'umwe ufite amahoro, nta muntu n'umwe ufite umutuzo n'umutekano. Babashije abantu batandukanye bashaka umuntu nibura waba wishimye ufite amahoro ku isi. Ni umwami wari watanze icyo kizamini. Baravuga bati barabeshya, buriya hari abantu batambaye ko bafite amahoro, hari abantu bishimye ku isi. Bahera ku bafite ubutunzi, bo bagezeho bagasangarana. Bagera ku mucuruzi akavuga ati amakamyo yanjye ubucuruzi bwanjye businzi uko byarangiye. Undi ati umwenda wa banki sinzi uko bimeze. Agera ku bafite imyanya y'ubuyobozi bati ntabwo mwidushinyagurira. Igihe kimwe ngo baragenda bageze abantu bose bakekaga abize amashuri bagasanga abakoresha nta kazi, abandi bafite ibibazo byo kuzamurwa mu ntera, abandi imishahara ntibashobora ntibahagije, bose basanga bararira.
bashaka abafite abana basanga bararira, bashaka abafite abagabo n'abagore basanga bararira, basanga abadafite abana basanga bararira. Baravuga bati ibintu ntibyoroshye. Kuko nabo baje kugeraho basanga umuntu umwe arimo kubyinira mu muhanda w'umukene, bamaje bati kuki wowe uri kubyina uri umusatati we yagiye ndishimye gusa. Se ushimishijwe n'icyo ati nta kimpangayikisha mu buzima. Sengera imitungo itesha igihe, sengera amashuri ampangayikisha, njyewe byaratungana. Byatungana bitatungana, nawe nubwo yari ameze gutyo ariko mu kanya aravuga ati ndarya iki? Kuko yarabyinaga ariko arabyina kubera ko yariye, arabyina kubera ko yambaye, arabyina kubera ko afite aho ari butahe. Iyo uze ngo tugasanga ibintu byose usanga ikibazo gihari, twaretse ibyo dukwiye gukora tudakwiye gukora. Muri twe nta buzima bwose. Ku isi dufite ibintu bigera kuri 5 by'amayobera bigera umuntu kubaho atagomba kubaho. Wibuke ko mbere na mbere Imana iremye umuntu yamuremye mu ishusho yayo, muhaza ibintu byose. Umuntu yagomba kunezerwa, agahora anezerewe, atuje, nta kimuhangayikisha, nta kimutera intambara, nta kimutera guhora ashakisha aho gaturije hamwe gusa. Ariko kugira ngo aturize hamwe byamusabaga kuba ari mu Mana ye. Haleluya. Igihe cyarageze rero umuntu atandukana n'Imana, asuzugura Imana, nuko Imana iramwirukana. Umuntu ava muri bwa bwiza, umuntu ava muri bwa butware, umuntu ava muri ya mahoro, umuntu ava muri ya mutekano, nuko araba gutangira kujya gushakisha. Biragenda bigeraho uko abantu bagiye bakura, ibibazo nabyo byiyongera, ingorane ziyongera. Nk'uko bigaragara mu gice cya 3 cy'itangiriro, Imana imaze kubabwira ko bazaje barushe, hakabaho inzangano, hakabaho urupfu. Ibyo byose biraza byinjira mu bantu n'amashyari. Biza kugeraho rero abantu bose barivanga, ibitekerezo birivanga. Uyu munsi tukaba dufite ingorane z'abantu, ibyiciro by'abantu 5. Hari icyiciro cy'abantu bazi bagendera ko Imana iriho, icyo ni kimwe. Ariko hari n'abantu batendera ko Imana ibaho batayemera. Hariho abantu bamwe bazi ko Imana iriho ariko bakanayisobanukirwa uko ikora na kamere zayo, ibyo bikabatera kuyizera. Hari n'abantu dufite bitiranya Imana n'ibindi bintu, ndetse bakagira n'abayitiranya n'ibyo yaremye, bityo bakajya kubishakira mu bindi bintu. Ariyo mpamvu rero ugasanga abantu bakora ibigirwamana, bakabikora mu Imana, bakabisenga, bamwe bagakora ibimasa, abandi bagafata inzoka, abandi bagafata inziramire, abandi bagafatira iki, bagatangira kubishakira aho ngaho, ngo barashaka Imana. Kuko bashaka ko babonesha ubwenge bwabo, nyamara birengagije ko Imana itabonesha ubwenge bwabo. Hari n'abandi mu kwigereranya n'ibyo yaremye bageraho bakavuga Imana irapfa. Abangaba nimukeke ko ari abantu b'injiji, harimo n'abantu bize n'abahanga. Harimo umudage umwe witwa Nietzsche, yagezeho aratangaza arandika ko Imana yarapfuye. Ariko ntabwo bitangaje, hari n'aho numvise n'umunsi w'ubutayu bwa Sahara hafi ya hano, bigeze kutubwira ngo hari umuntu wabuze ngo yarashe Imana. Arahera sasa n'izire yari. Abantu ntabwo basobanukiye Imana, abantu ntabwo tuzi Imana. Bityo kubera imyumvire y'abantu itandukanye imwe n'imwe, bigeraho uko byamera kose hari ibibazo, hari n'ingaruka zabyo. Uko byagenda kose, wakwemera ko Imana iriho, wakwemera ko itariho, hari ibintu bitazasimbuka mu buzima bwawe. Bimwe mu bitazasimbuka mu buzima bwawe ni ukwibuka yuko ikiremwa muntu kuva cyabaho gihora mu ntambara gishaka uko cyabaho. Kuva umwana avutse kugeza akuze agapfa, umuntu atangira n'urugamba rwo kubaho.
byenda bitabyendera n'ubu n'ukabona umwana mutoya, umwana w'uruhinja umubeba akivuka, abahanga icyo babonye cya mbere akiva mu nda ya mama we aho babyariza, ikintu cya mbere wabona ashaka ibere, kuko babibwirwa n'iki n'uko utumwa twe tuba turimo kunyeganyega arimo gushakisha. Bivuga ngo aba yatangiye urugamba rwo kubaho, aba yatangiye gushakisha, kubera kuko ubundi yatumvaga na mama wari mu nda, ariko ageze ku isi hari umuhanga waririmbye ngo niwe ngurira kuko ku isi wahageze ni Rwanda. Nagite turaka ku isi iyo wahageze utangira ubwabo, utangira intambara. Iyo ntambara urayikora ukiri umwana, ukivuka, ushaka ibere, ushaka, kuko atangira n'imitumwa bamutamika ibere cyangwa se baba batari hafi bakamuha utuzi baba bateguye, ugakumva aratuje n'amarira adahagaze. Umuhanzi w'umunyarwanda yarembye umwana arafite inkombe ziravuga mu minsi itari mike akabaza iby'uruhu. Ubwo arakuze ageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, ageze abasore n'inkumi n'abatangiye urugamba rwo gushaka uwo bazabana. Iyo ni indi ntambara. Ariko hagati aho ashaka akora intambara. Mu buzima hari intambara zitajya zivaho, intambara y'inda, intambara y'icyubahiro, intambara y'ubutunzi. Izo ntabwo zijya zishira, ubyemera utabyemera, ntabwo uriho kubwira ngo umanike urutoki. Niba uriho utajya ukora intambara imwe muri izo ngizo eshatu cyangwa zose zikaguhuriraho, ingorane zikakubaho, uramanika urutoki. Icyo ni ikibazo kimwe cya mbere cy'ingaruka z'ibyo byose. Icya kabiri ni uko wabyemera utabyemera, uko ibintu byose bigira intangiriro bigira n'iherezo, n'umuntu agira intangiriro akagira n'iherezo. Uriho ntuzi igihe waziye ku isi, ariko nta n'uko uzi igihe uzayigeraho. Icya gatatu ni uko muri ubu buzima ubyemera utabyemera, ni uko abantu bibaza ngo ejo hazaza nyuma y'ubuzima bizagenda bite. Ni nayo mpamvu abantu batangira bibaza ngo ejo nzamera nte, ariko kubera ko abahanga abongereza bavuga ejo ntihajya hagera tomorrow never comes. Iyo bucya ngo bucya kwitwa ejo, ariko n'inyota y'isi ntabwo ishira. Ibyo birangiye umuntu aribaza ngo ese bizagenda bite nyuma y'ubuzima hari iki. Niho nyuma y'ubuzima haza ikintu cyitwa urupfu, ariko bavuga ngo nyuma y'urupfu bizagenda bite. Ibyo bigatuma abantu bose batinya urupfu. Nakakubaje ngo ese niba udatinya urupfu utinya iki? Ariko nta muntu udatinya urupfu ubaho. N'abantu baragenda bakizera bakemera, abarokore bakabaho, abihaye Imana bakabaho, bagatumbagiza, ariko iyo bafite urupfu umuntu wese ava mu ki. Igihe kimwe umuntu yarigiye ashaka gusuzuma kwizera ko abantu mu bice bityo twicara hano imbere, nuko ngo arinjira ageze nkawe hagati, agakoramo za mbunda bagenda barazuka ku isore masodera, nuko arayimanika ngo kuba rero baravuga ati mujye muvuga ko mukumbuye kujya mu ijuru, none ndashaka kohereza kuba abereka ku isore. Abantu bose baravuga bati ngewe ntumbeshyire, ngewe ntabwo aribyo navuze. Ati ahubwo pasiteri uriya niwe ujya kuvuga mu ijitsi, ati ijitsi niwe ujya kuvuga umwana w'Imana wenyine. Mutatu ibyo nabyo aragenda asatira jitsi. Ageze kuri jitsi aravuga ati rero bavuye ko umwana w'Imana agomba kukohereza kwa kandi zirayizi n'ubu. Uwo muntu we yitwaga Rebeze n'avuga ati ndakwiyaje bikaraje mwe bikaraje. Agomba umwana w'Imana. Uko byagera kose urupfu ruratimwa nicyo nashaka kubavuga. Ariko impamvu batinya urupfu ni ikibazo abantu batamenya, ikibazo twirengagiza ni kimwe, ni uko muri ubu buzima uko byagera kose ni uko twirengagije, twataye inshingano, twirengagiza ko hari nyir'ubuzima.
abahanga bamaze gukora ubushakashatsi abizi iyobokamana n'abize amasiyansi asanzwe bakaminuza baje guhuriza ku kintu kimwe icya mbere kivuga ngo umuntu ubwe n'amayobera n'ubuzima nta bisobanuro bugira. Bamwe kandi sera de na pas de définition. Le roi umuntu ni amayobera kandi kuri urebye umunsi ubona umuntu aseka kandi ukamubona araka. Buri munsi ukabona ari mwiza afite imico myiza y'umugabo ukabona yegereje. Ni amayobera. Ariko ubuzima nta gisobanuro kimwe gihamye bigira kubera ko buri munsi umuntu avuga ko ubuzima ari bwiza kubera ko afite amafaranga, mu kanya akavuga ko ari bwiza kubera ko afite ibi, ariko bikagenda bihindagurika. Asoza bavuga rero ko twagenda tutagenda icya mbere hari ubumenyi y'ibintu byose. Haleluya. Wamwita Imana, wamwita ikindi, ariko hariho ikintu kimwe cyari ibintu byose. Niba ufite urufunguzo banga cyangwa se ijambo banga cyangwa se bya bindi twita password cyangwa twita code y'ubuzima bw'umuntu, kubaho kwe, kuvuka kwe, kubaho kwe no gupfa kwe, ibyo ngibyo biri mu kiganza, biri muri password, biri mu ijambo banga. Rya jambo ushyira muri telefoni yawe kugira ngo undi muntu atayifunga. Ubuzima bw'umuntu, ijambo banga ryayo, imibare banga ryayo, ni Imana ifite. Haleluya. Muri hano niyo mpamvu rero kubera ko Imana n'ibintu byose ikabishyira muri gahunda, yashyizeho akantu ko n'ukoroheje gusa. Imaze kureba n'amunani mu gice cya kabiri cy'itangiriro guhera ku murongo wa karindwi, imaze kumumurikira n'umwuka w'ubugingo, bagahinduka ubugingo buzima, igashyira muri Edeni ibintu byose. Aho ni ku murongo wa munani kugeza ku wa 14, ku murongo wa 15 barashingana no kwita ku byo yabahaye no kwihingira no kwirinda. Ugeze ku murongo wa 16 babiri ikintu kimwe gikomera bagira ngo fashize mu busitani muzagiremo muzabyiteho, ariko kiriya giti kimwe kimenyesha icyiza n'ikibi muzagira, nuko umunsi mugakira no gupfa muzagira. Aho niho hantu yashyize ya kode yayo kugira ngo rero ko abantu bazajya bayubaha bayikunda, ariko nubahiriza ibyo yababwiye. Ibyo rero bimaze gukarirwaho, abantu basohoka mu bwiza bw'Imana. Hanyuma uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo kubera ko ibyo ngibyo byabayeho, Abaroma 3:23 baravuga ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko kubera ko kudashyikira ubwiza bw'Imana, kubera gukora ibyaha bituruka mu Adamu na Eva, Imana yagiye ishyiraho uburyo butandukanye, ishyiraho inzira zitandukanye zo kugira ngo noneho iyo umuntu andi mahirwe. Amahirwe ya mbere yatanze mu buryo butandukanye. Hanyuma kubera ko byari byarahanuwe kera, umuhanuzi Yesaya igice cya 9 wa 5 n'ibikurikiyeho yari yarahanuye ko hazavuka umukiza w'isi. Umurongo wa 5 avuga ngo umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu wazi twigitangaza, Imana ikomeye n'ibindi, umwami w'amahoro. Uwo nguwo niwe waje amaze kuvuka. Yohana 16 baravuga ngo kuko Imana yakunze abana b'isi cyane cyatumye itanga umwana w'indige kugira ngo umuzare wese uri mu bwawe ubugingo buhoraho. Uwo nguwo amaze kugera mu isi, Yesu Kristo niwe waje gusobanura muri disikuru ye ya mbere yavuze ubutumwa bwiza bwa ku gice cya 4 umurongo wa 14 kugeza ku wa 18, aravuga ngo umwuka w'Iteka ari kuri jye kuko yansigiye amavuta kubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Abakene ntabwo ari abo kumubwira gusa badafite amafaranga n'ibindi, ni abakene Imana kubabwira inkuru nziza. Niyo mpamvu uzasanga igitabo cy'isezerano rya kera cyitwa Isezerano ni inkuru nziza. Iyi nkuru nziza yahanuwe n'abantu batandukanye. Yesaya yarayihanuye, ariko na Yohana Umubatiza yarayihanuye. Yohana Umubatiza ni mwene Elizabeth na Zakariya, yari mubyara wa Yesu wavutse mu buryo bw'amayobera, avuka adasanzwe, abaho mu buryo budasanzwe kuko yaryaga ubugura akambara umwenda umwe gusa kandi akaba mu butayu. Uwo nguwo niwe wageze muri Yesaya igice cya 40 arahanura, aravuga ngo ijwi ry'urangurura mu butayu mutume inzira z'Uwiteka mugore inzira ze mu kidaturwa. Uyu nguyu niwe wavuze ngo jyewe ndababatirisha amazi, bari kumenya hazaza undi uzababatirisha Mwuka Wera. Uwo ni Yesu Kristo yakoze. Ayo mahirwe Imana iyatanga muri icyo gihe cy'ubuhanuzi bwa Yesaya. Iki gice badusomeye cyari ubuhanuzi bwa kabiri,
aba bari mushake iteka bishoboka ko abo muyari magambo ni mushake amahoro muyari magambo ni mushake ibisubizo ni mushake umutekano ni mushake uburyo bwo kubaho neza nibyo mutuno kwiza bw'amata y'igice cya gatandatu na gatatu yaba kugira ngo mushake uwiteka ikintu cyoroshye ni kimwe gusa kubera ko bari uwiteka mudashobora no kumubona bigoye muri mushake ibyo n'imana gukiranuka kwayo nibwo ibindi byose muzabere kubera ko abantu muri iki gihe no muri iki gihe cyari kirimo abantu bose bari bashugurika imitima yabo irimo gushaka muri Matayo gatandatu baravuga ngo abantu baribagira tuzarya iki tuzambara iki tuzabaho dute ariko ibyo byose ni mubire ahubwo maze mushake ibyo bw'Imana no gukiranuka kwayo n'ibindi byose muzakongera ubutunzi buzakongererwa amahoro uzayongererwa amafaranga uzayabona ibintu byose bizayongererwa hanyuma rero hano Yesaya ahanura arababwira ngo ushake iteka bishoboka ko hari ibintu bibiri hari ugushaka uwiteka ubwabyo hari uburyo bwo kumushaka ariko no kumubona kumushaka ariko tumubona tumushakira cyangwa tumushaka ariya tumushaka wabwirwa n'iki ko wamubonye wamubona he mu gihe cya kera ntabwo byari bizwi uhereye mu gitabo cyo kuva igice cya gatatu Imana ibwira Mose ngo ushaka kumubona mu maso kuko ubonye mu maso wako ariko ageze muri Yeremiya aravuga ngo nzashaka mubone mushakishe umutima wawe wose rero dufite abantu babiri bashatse Imana ni benshi ariko reka kugira bagire muri Bibiliya umuntu witwa Salomo yashatse Imana aragenda ajya ku musozi witwa Gidewoni nuko ategura ibitambo ategura ibyangombwa byose aragenda ajya ku musozi Gidewoni atambira Imana ibitambo nuko Imana imaze kunezerwa iramubwiriza icyo ushaka amen ibaze uyu munsi Imana ikunezeza icyo ushaka ubwoba bwo bagura ifaranga byinshi ubwoba bwo bakwinjira amamodoka amazu hano dufite n'abasore n'umwari yaba yagiye umugore mwiza agiye umugabo mwiza ufite amafaranga ufite ibiki birashoboka kandi bavuga ati yicira umwanzi wanjye bibaho igihe kimwe rero byacuje igitaramo umukobwa we yaramubwiye ati yaramutaramiye amaze kumunezeza umwami aravuga ati saba icyo ushaka akana akagenda kari kwanakumura ikakitiza biki nyina yari yararwaye inziga uyu Yohana umubatiza arababwiye yari yaramurwaye inziga kuko yari yaraciye iteka ryo gushyingira mu buryo butemewe nuko nyina aragenda abwira ka kana k'agakobwa k'imyaka 8 aravuga ngo ngiye gusaba igihanga cya Yohana Yohana yishwe gutyo nuko Yohana umubatiza yapfuye bamuciye igihanga bagishyira ku mbehe bagishyira rero birashoboka ko uyu munsi bavuga ngo sawa wasaba igihanga cy'umuntu ariko ibyo byose nagira ngo babwire ngo gusaba nyako usabisha umutima asanga yasabye neza aravuga ngo ngiye ubwenge hano rero turavuga ngo Imana ni ubwenge kuva mu byaha bwo kujijuka ushaka Uwiteka n'igishoboka kw'abantu turamushaka dute Yeremiya 29:13 muzashaka mumva nimushakisha umutima wanjye wose ikintu cya mbere uburyo bwo gushaka Imana ni ukuyishaka n'umutima wawe wose n'ibyawe byose niyo mpamvu mu mategeko 10 Imana yashyizeho anabaza nayo gushaka Imana hanyuma andi akurikira akaba ari kubana neza n'abantu niyo mpamvu Yesu Kristo aje koroshya amategeko akagira muri abiri yavuze ngo kuri ufite umutima wose n'ubwenge n'ubugingo nicyo cyatumye Salomo abigenza gutyo undi mubyeyi witwa Hana yasabaga umwana yari akeneye umwana yari amaze imyaka yaratangiye gukecura ariko n'umutima we wose n'ubwenge bwe n'ubugingo yahoraga ajya mu rusengero imbere y'Uwiteka agasaba Imana yarambuwe umutima we wose yahoraga asaba yashakaga Imana kugira ngo imuhe umwana ese uyu munsi
twebwe iyo dushaka icyo tugishakira he. Batubwira neza ko mu buzima bw'uyu munsi ibyo byose navuze abantu bakenera, uvuye ku mafaranga ukajya ku cyubahiro, ukajya ubutunzi, ukajya ku nshuti, abantu babishaka mu buryo bupfuye. Imvugo tumenyereye sinayigenzuye, abayizi barayizi, bavuga ko bashaka amafaranga menshi bajye kuzimu, ariko abandi bateka imitwe, abandi bariye, abandi bakora ibidakorwa, abandi bajya gusambana, abandi bajya mu bapfumu gatandukanye. Abashaka ibyubahiro, abashaka imyanya, abashaka akazi batangaza ruswa, ariko ibyo byose n'ureba urasanga ingaruka zabyo ari izihe? Ntagaragara. Igitabo cy'Imigani igice cya 10 ndakijyanisha n'icya 22 hamwe n'umurongo wa 4 hamwe n'umurongo wa 24. Batubwira ubutunzi cyangwa se batubwira imigisha iva mu by'Imana itanga. Baratubwira ko ari ibintu bitatu usanga ukeneye ibirenze ibyo uzabishaka hano. Icya mbere batubwira ngo ni ubukire, ni icyubahiro n'ubugingo bw'iteka. Haleluya. Maze bakatubwira ngo ibyo byose Uwiteka atanga nta mubabaro yongeraho. Amen. Ibyo Uwiteka atanga, aguha umugore akaguha umugabo nta mubabaro yongeraho, aguha amafaranga akaguha ubutunzi nta mubabaro yongeraho, aguha icyubahiro akaguha akazi, akaguha promotion mu kazi nta mubabaro yongeraho, aguha umwana nta mubabaro yongeraho, aguha amahoro yo mu mutima akagukiza abanzi, akagukiza iki nta mubabaro yongeraho, nta kintu utagusabye. Amen. Ntacyo Uwiteka bishoboka ko Matayo igice cya 7 umurongo wa 8 bavuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingura. Urashakisha umutima, urasabisha umutima, urakomangisha umutima. Ntabwo ari intoki, ntabwo ari ibuye. Uwiteka ararekuye. Igishoboka ko abona nuko igihe gishobora kuba ari iki cyawe nanjye turaho uyu munsi, uko ibyejo birabeje. Ubona uburyo bwo gushaka Uwiteka n'umutima wose n'ubwenge n'ubugingo. Yohana 14 Yesu Kristo yaravuze ngo umbonye wabonye Data. Uvuga ngo uburyo bwa kabiri bwo gushaka Imana ni ugushaka Yesu. Abaririmbyi bajya baririmba ngo kubona Yesu ni iby'igiciro, tutamubona Yesu ni iby'igiciro, ubona Yesu ni iby'igiciro, ubona Yesu ni iby'igiciro, ntabwo nzasubira. Iyo ubonye Yesu ubonye Imana, iyo ubonye Imana uba ubonye byose. Ariko ntitwamubona. Batubwiye hano iyi nteruro ubwayo umurongo wa 6 ari igisubizo cyose kirangiye. Igisubizo kirangiye ni igihe n'ubwo mushake Uwiteka bigishoboka ko hasi bakavuga mu mwambaza akiri bugufi. Umurongo wa 7 n'uwa 8 baratubwira neza uri mu ngaruke. Mugaruke mugaruke hanyuma ngo bamenye n'ibyaha byabo. Nta kundi babona Yesu, ntabwo babona Imana utazi umwana wayo, nta nubwo babona umwana wayo n'ifite icyaha n'iki. Ariko mu buzima bwacu reka negere ku cya kabiri bw'inyungu z'igihe. Babwirwa n'icyo babonye Yesu, babwirwa n'icyo babonye Imana. Niba Bibiliya itubwira ngo ntabwo ureba Imana amaso ku maso no kuba mu buryo bw'umubiri ntabwo ushobora kubona Imana, kubera ko Imana tutegwa ngo Imana ni umwuka. N'abayisenga bagomba kuyisenga mu mwuka, n'abayisenga bagomba kuyishaka mu mwuka. Icyo ni icyaha. Ariko se tutari mu mwuka gusa ni gute twabona Imana? Ibintu byarorohejwe
kuko kuza kwa Yesu Kristo Imana yagize umuntu, ariko noneho Imana iza kubana natwe, Imana iza kugira ngo twiyereke mu buzima bwawe bwa buri munsi, kugira ngo uduhe amahirwe ya kabiri. Niyo mpamvu Yesu Kristo amaze kugera mu isi agakora ibyo yagomba gukora byose, yatanze andi mahirwe. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 3:20 ntabwo dore magana kugira kumaka. Niyo wumve kujyanye ugakingura nzira iwawe usanga uyu munsi ndakubwira ngo kugira ngo ubone Imana no kubona Yesu, kugira ngo ubone Yesu no kumwakira, kugira ngo umwakire nuko akomanga umukingurira, kandi arakomanga gute? Arakomanga kwibutsa ibitagenda mu buzima bwawe n'impamvu zabyo. Arakubwira ko impamvu gukomanga ko nuko kubwira ngo hari abantu bahemukiye utariyunga nabo, hari amakosa y'ibyo kabiri gatatu, hari ibyaha byo kabiri gatatu mu buzima bwawe, ariko bakakubwira ngo nukingura ukanyakira. Yohana 15 umurongo wa 4 n'ibindi bikurikiyeho, amaze kuvuga ko ari umusaza witwa Amashami, yaravuze ngo ntacyo ushobora gukora mutazi umurado ni umuzabibu Amashami. Ishami ritari ku giti ntacyo rimaze, ntacyo ushobora tudafite Kristo ntacyo twageraho. Uwo Kristo amaze gukomanga, leta komanga n'iki, nuko avuga ngo niwemera ukamukingurira, ni ukuvuga ngo ni uguhigika bya bindi biri mu mutima wawe bikubuza amahoro, ushakisha amanywa n'ijoro, n'umukingura n'ijoro w'Imana. Aho ngaho niho tubona kumubona mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni uko mu mibereho yacu no mu buzima bwacu n'ibyo dukora byose, iyo wamaze kwemerera Kristo ukamukingurira, araza akabana nawe, abantu nawe mu byo urimo byose, noneho ukamubona gute? Ukamubona mu bisubizo uhura nabyo. Niyo mpamvu uzumva umuntu agera aho akavuga ngo nagize Imana, iki ngiki nari nyine ndakibona, nagize Imana, ibibazo nari mfite ndakibona. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo ibyo tuyibona mu buzima bwacu bwa buri munsi, idusubiriza ibibazo, idukemurira ingorane, ikatwiyereka muri bya bintu bidashobora kumenya. Kubera ko kubona Imana mu buryo bworoshye ni ukwisobanukirwa iyo iriyo, no mu bushobozi bwayo, no mu butware bwayo, no mu mibereho yayo, bijyana n'amazina yayo kuyita, bijyana na kamere yayo, bijyana n'imico yayo. Tuvuga ko Imana ari urukundo, Imana ni imbabazi, Imana ni ubutware, Imana ni ubushobozi, Imana ni ububasha. Ayo mazina yose atubwira kubona Imana, ni ukuvuga ngo ugeze ku kintu kidashoboka, Imana irayishoboye. Niyo mpamvu bajya muri munsi ya 0 irakora. Kwa kundi iyo we icyo upfa ni ukuyereka umutima wawe, ni ukwiha umutima wawe n'ubwenge bwawe n'ubugingo bwawe. Ni ukuvuga ngo Imana uzayibona mu buzima bwawe no mu bibazo byawe bya buri munsi, kubera ko wahera umutima wawe. Ariko Imana uzongera no kwibona hakari muri bagenzi bawe. Haleluya. Urukundo uzakunda Imana rugomba kujyana n'urukundo ukunda mugenzi wawe. Niyo mpamvu Yesu Kristo amaze gusobanurira abantu icyamuzanye, akababwira muri Mariko 12:31-32, arimo guhina amategeko yose 12, amaze kubabwira ko bagomba gukunda Imana n'umutima n'ubwenge n'ubugingo byose n'ubundi, nubwo aravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Rero atubwira ngo nudakunda mugenzi wawe, ngo ukunde so na nyoko, ukunde umuvandimwe wawe, ntabwo uzakora Imana uzazitaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Irangije iravuga muri Matayo 12:12, iravuga ngo ibyo mushaka ko babagirira namwe mubigirire abandi. Ni ukuvuga ngo Imana uzayibona muri Kristo Yesu, Imana uzayibona mu bibazo uzahura nabyo, Imana uzayibona muri bagenzi bawe. Uzayibona muri bagenzi bawe guhera mu rugo, wawe Imana uzayibona mu mugore wawe, Imana uzayibona mu mugabo wawe. Wa mubyeyi Imana uzayibona mu mwana wawe. Wa mwana we Imana uzayibona mu mubyeyi wawe, uzayibona mu muvandimwe wawe, uzayibona mu muturanyi wawe, uzayibona mu muntu mukorana mu kazi, uzayibona mu bantu muhura nabo, kuko umuntu wese ari mu ishuri y'Imana, ariko tukaba dufite izo nzira.
ibyo mushaka ko bagenda no mubigirira abandi. Matayo 13:14 baratubwira ngo muri umunyu w'isi mukaba n'umucyo w'isi. Kugira ngo uzabone Imana nuko uzabera abandi umunyu. Ntabwo uzahinduka umunyu wo mu gipa cy'intabwo uzahinduka itara, amagambo uzavuga, indoro uzaba, intekerezo uzagira ku bandi, ayo ngamiya azahinduka umunyu. Kuko uzabwira abandi amagambo anogeye amatwi, amagambo ahumuriza. Yesaniro n'umurongo wa mbere bakaba bazamuhumuriza abantu banini babwire iby'ururi biti. Ayo magambo mazima, ayo magambo anoze, umuntu yumva kumva aranezerewe, umuntu yumva kumva arahumurijwe, niyo azatuma amenya muri Imana. Uzarebe buri gihe baravuga ngo ari kuriya n'umuntu w'Imana. Hari n'igihe bareba umuntu bareba umuntu ari umurage ushaka kuvuga ngo ari kuriya ni umupasiteri, uriya ni umupadiri, uriya ni umubiti, uriya ni umuntu w'Imana. Kubera icyo, kubera amagambo avuga, kubera imyitwarire agira. Bakavuga ngo uriya yabonye Imana, uriya ni umuntu w'Imana. Ariko hari undi niyo yaba wihaye Imana wo hejuru ku rwego rwayo. Bakavuga ngo uriya nta mupasiteri, uriya nta mukorera, uriya nta mubavazi bwe, nta buyobozi bwe, nta bufadazi bwe, nta bukateshitse bwe, nta bukirisitu bwe. Kubera icyo, kubera imyitwarire agira. Dushaka Imana mu myitwarire tukayibona mu bisubizo by'imyitwarire. Amen. Iyo ubonye umuntu, iyo uhuye n'umuntu ukamusekera, ukamunezererwa, ukamwereka icyo twita ubwuzu umunezero, ahita abona Imana. Ariko iyo uhuye n'umuntu, yaba umupastori, yaba umuki, yaba umuririmbyi, yaba umunyamasengesho, ukabona agahanga yatambije, wamubaza kugusubiza nabi, wamureba ugasanga yatambije agahanga y'ikinyamenyo, ako kanya uhita uvuga uti n'abana. Ukaba ngaho witwa Daniel warwanye urugamba rwa hano, yanditse igitabo avuga ngo nahoberanye na Daniel, ngo Jesi rero amenya iby'igi yabo. Ni ukuvuga ngo arebye ibyo yabonye muri 1994, aravuga ngo nahoberanye naramukanyije na shitani. Kuko yararebye asanga biramurenza, avuga ko ibyo yari arimo ari ikigeragezo cyo kubana nacyo, gusa cyo kuba yarabanye na shitani. Abandi bakavuga ko barindutse abavugizi, abavoka b'abadayimoni. Gushaka Imana ni ukwera umutima wawe, ni ugushaka Kristo wihana ibyaha n'ibicumuro, ni ukubana neza na bagenzi bawe. Hanyuma warangiza ukaba mu buzima bwo kubaha Imana no kubana n'Imana, usenga, usoma ijambo ry'Imana, wubahiriza gahunda zihuza n'abandi, cyane cyane ko Yesu Kristo amaze kudushyiriraho inzira n'ukuri n'ubugingo, niko yavuze Yohana 14, amaze kubwira abantu ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana, nanjye mwizere ku rubuga adatanga n'amazu menshi ataba mbabwiye kuko ngiye kubateza kugira ngo hamwe namwe tuzabane. Amaso n'amazi ngo ariko utatubeshyuza twebwe yavuga mu gihe nzira n'ukuri n'ubugingo nawe ujya kwa Data ntamujyamo. Ariko Matayo 20:8 yarababwiye ngo mwese aboshye n'abaremerewe muze muzanire abantu. Nagira ngo mubwire muri iki gitondo ko gushaka Imana gasaba. Nagira ngo mubwire muri iki gitondo ko Imana ntabwo iri kure yawe, iri hafi yawe. N'igihamya ko yarabyaze byavuze n'umwaka igice cya 12:24. Luka yari ku gice cya byavuze n'umwaka igice cya 12:24. Yaravuze ngo kugira ngo bashake Imana bayikabakabye, ngo kandi ntabwo iri kure y'umuntu wese. Amen. Ni ukuvuga ngo aho uriho dushobora gukabakaba Imana, ariko ntabwo ikabakaba n'intoki. Ni ukuvuga ngo uyibwiye yakumva gusa, ijambo rimwe gusa uvuze uti Imana nk'abantu ibereye yavuze ngo umurongo wa gatatu, aravuga ngo ntabaza ndagutanga ngo ikomeye umuntu wese atamenye aho ntabarije hose. Ariyo mpamvu umuhanga umwe yavuze ngo abantu benshi biga biruka yewe bajya no mu mashyamba, bajya mu mazi, bajya mu myobo, Imana iri hafi yawe. We yarabishobora aravuga ati intera iri hagati y'ibibazo byawe n'ibisubizo byawe ingana n'intera yo kuva ku ivi ryawe kugera hasi mu kiraro. Bivuga ngo iyo upfukamye gusa ugasenga, ibisubizo birabona. Upfa gusenga wizeye, upfa gusenga wije. Kuko Yesu Kristo yaravuze ngo habe mu mwaka nijoro ni Yohana 15:16-17. Raga musimwana alijini n'abatoranije bashyiraho kugira ngo mugende ngari imbuto zanyu kugira ngo muzasaba Data cyose mu izina ryawe azakira. Iyo usenze mu izina rya Yesu
iyo usabye mu izina rya Yesu Kristo bigakira. Ndagira ngo mbifurize gushaka Imana. Imana iraboneka, Imana iri hafi, kandi mu gihe cyawe ni iki ngiki. Urayibona nukoresha umutima wose n'ubwenge n'ubugingo. Urayibona wihana ibyaha byawe, usaba imbabazi umugore n'umugabo, ababyeyi n'abana, abavandimwe n'inshuti n'abaturanyi. Urayibona ubana neza nabo muturage. Hanyuma niba nzakukingura Yesu Kristo arinjira mu bandi, arinjira muri ibisubizo, arinjira aguhoza amarira, arinjira akwakira imitwaro yawe, arinjira agukemurira byose. Kuko niki cyamuzanye mu mwana w'umuntu yazanye no gushaka no gukiza icyari cyazimye. Ndagira ngo mvuge ngo mureke gushakira Imana aho itari, mureke gushakira ibibazo mu bibazo bindi, mushakire ibibazo ahari ibisubizo. Nta handi ni ku Mana, ni muri Kristo Yesu, kandi yamaze kwitegura igafata ibisubizo, upfa kumusanga, upfa kumwambaza, upfa kumutabaza, ibindi byose azabikemura. Izina rya Data, Kristo n'Imana n'Umwuka Wera. Amen.